Ndagusuje cyane, ndagushimiye cyane wowe unkurikira kuri YouTube channel yanjye. Ese ikintu bita VDQ urayizi? Ese uzi akamaro ko kuyikoresha VDQ? Ngiye kukwereka akamaro keza k'aba YouTubers, aba content creator ko gukoresha ino bita VDQ. Iyi VDQ ni nziza cyane kuyikoresha no kuba waranayisite no muri telefone yawe nka application. Ndaje nkwereka akamaro ko gukoresha iyi ngiyi yitwa VDIQ. Yego, ndaje nkwereke uburyo akamaro kayo ko gukoresha iyi ngiyi VDIQ. Okay, dore ukuntu tugiye kubigenza noneho. Mbere na mbere ubundi kuyestara muri telefone yawe nk'uko uri kubibona ni byiza cyane. Ndaje mbikwereke ukuntu uyestara noneho ukayihuza na channel yawe. Wamara kuyuza na channel yawe ugashyiraho abantu bakureba bose, buri kimwe cyose ukakibona. Ndaje nkwereka akamaro keza ko gukoresha iyi VDQ. Twagiye, wenda niba utaranayidownloadinga reka nkwereke uburyo wayidownloadinga ku bantu bakoresha telefone. Nabonye 90% aba content banjye cyangwa abankurikira cyane bakoresha telefone. Reka tugendane step by step, ariko no muri machine cya computer cya tablet naho birakunda cyane 100%. Urajya hano muri search wandikemo ngo VDIQ. Yego, sorry gato, VDIQ. Yego, urayibona ahangaha. Numara kuyibona uyigeze urabona uyikanda. Numara kwikandaho barakubwira uyestare. Ngiye narayestaye mite nkanda icyo bita open. Okay, nimara gukanda open ndahingukira ahantu hameze nk'uku nguku. Ariko nk'umuntu utarayestaye ngiye urabona ko, reka wenda baze ngo rero gawuti kugira ngo tugendane step by step. Okay, urabona ko urahingukira ahantu hameze nk'uku nguku. Urahita uza ukanda hano handitse ngo continue to Google. Google nyine, continue to Google with Google. Urahita wakanda. Numara kwakanda ndaje nkwereke akamaro ko gukoresha iyi VDIQ ku bantu baba content creator. Aka kantu nimuzakibagirwe rwose ko kuyikoresha. Ndaje nkwereke akamaro kayo. Urahita ukanda ku email ya channel yawe. Urahita wakanda. Numara kwakanda urahita ukanda kuri email ya channel yawe. Utegereze gatoya bitewe n'ukuntu internet yawe irimo iragenda. Utegereje gato cyane bahita bamara kukwinjizamo. Niba bamara kukwinjizamo barakugeza ahangaha hafite utuntu twinshi cyane. Ushobora guhita ukanda hano handitse optimize. Iyo uhakanze ubona video zawe zose. Okay, ndaje nkwereke video ngiye gushyiraho aka kanya ngiye kurekura. Dore ni ngiyi. Narababwiye ngo mbere yuko uploadinga video yawe, iyo uploading iri private ubanze YouTube checking. Nibona YouTube nta kibazo ifite, YouTube ubanze unayimonetize, kandi uyimonetize video yawe iri private ku buryo ibintu byose biraba byuzuye neza. Iyi video na uploadinze uploading iri private kiraho monetization. YouTube ira checking bana nta kibazo. Ndangije njya muri njya kuri YouTube studio ya website, ngiye nakiramo publicity muri video. Narabiberetse muri video. Noneho mbere yuko nsohora ino video rero ngiye gukora icyo bita gushyiraho utundi tuntu tw'ingenzi muraje mutubone twose. Rero reka tugende. Urabona ino video nyiberetse kugira ngo ngiye kubikorera hariya mubibona ko iyi video yari private. Nawe ndayirekura, kandi buri uko ngiye kurekura video yanjye niko mbigenza. Twagiye. Dore video yanjye ni ingi n'ubundi iracyari private. Dore ni ingi yibanza. Okay, ndahita nyikandaho. Nimara kwikandaho bahita bangeza ahantu hameze nk'uku nguku. Noneho aka kantu ahangaha title, ahangaha barakubwira ngo title wenda ushobora no nk'uku nguku bayiguhaye. Wenda bakubwira ngo how to get YouTube subscribe fast. Yego, ushobora ngo nibwo wabona n'abanuza. Ushobora no guhindura title yawe nta kibazo, kwako nyine baba baguhitemo bakavuga ngo nk'ubu ugize nk'uku nguku abantu bagukurikirana baba benshi. Okay, ariko kwako wowe ushaka ko abantu benshi bagukurikirana n'Abanyarwanda, hari gihe baba batumva Icyongereza, niyo mpamvu. Ariko ikindi kintu cya kabiri, uhita uza hano handitse thumbnail. Kuri thumbnail ukareba thumbnail ese yawe ihagaze ite. Thumbnail yawe ihagaze ite. Hari ahangaha igihe bahita kwerekana amanota ya thumbnail yawe, ariko kanya ndabona bataramara gushyiraho feedback. Okay, urahita uza ahangaha. None ikintu gikenewe cyane ahangaha yitwa details nyine. Urahita wakanda. Numara kuwakanda uramanuka hasi ubona ahantu bita hashtag.
hashtag ni ikintu cyiza cya hashtag. Hano nuza ino video IQ igushyiraho hashtag zigendanye n'ibintu washatse kuvugaho, ku buryo abantu bajya muri search yo barimo barasacinga bagahura n'izi hashtag bo washyizemo, bashobora guhita babona video yawe. Rero noneho baraza bagashyiramo hashtag bakagushyiraho n'amanota 70 kwijana kugira ngo barebe n'abantu bashaka kuzayishakisha cyane. Okay, dore ikintu uzakora ni ukugenda ukanda kuri kano kantu kagasaraba, ugenda uzishyiraho ndaje tuzishyireho zose. Wemere gushyiraho hashtag zigeze mu 100, oya muri 500, sorry. Urabona ndaje nkwereke kano kantu akangaka. Urabona nk'izi ngizi ziba ziri mu mutuku, nyine abazishaka ni bake cyane, urabona ko ziri munsi ya 50. Okay, nazo urazishyiraho, wamara ugategereza bakazanamo izindi ziri recommended. Ubundi ikintu kiri recommended ni ziba zizakoreshwa n'ubundi. Urabona njyewe ndimo nakora video ivuga ngo dore uko wabona subscribe mu minsi 3 cyangwa 5 ako kanya. Okay, kandi koko n'ubundi byaroroshye cyane. Nawe urebe iyo video, nubwo igiye kuyishyiraho yigida arayikora, ariko nawe uze kujya munsi y'iyo video, iyi video uraza kubona iyo video ndimo ndabakoreraho isuza, ndimo ndabigishiriza wenda. Okay, urabona iyi video IQ ni nziza cyane ku bantu bayikoresha. Ikiza nanone ikindi, ushobora no gufata video yawe ukayipromotinga, ukayisharinga, nyine bakayigupromotingira. Urabona ko nemeye gukoresha ama hashtag ageze muri 500, ariko reka mwuremo akangaka k'umutuku kirema akangaka kinuza. Okay, iyo umaze kubyuzuza neza uhita ukora icyo bita publish nyine kugira ngo zijye kuri channel yawe. Ahangaha iyo ubikoze urabona ko channel yanjye idahuje n'ino nuza, ndahita mfata ino nuza nyihuze na channel yanjye kugira ngo njye mbasha kuzishyiraho neza nta kibazo kivutsemo. Leta nkanda hano gutya mbanze muze ino nuza video IQ nyihuze na channel yanjye, ndategereza gatoya ngiye kubihuza. Iyo wamaze kubihuza ntabwo wongera kubikora, ubihuza rimwe ryonyine. Urahita uhitamo email ya channel yawe, numara kuhitamo yego urahita utegereza gato cyane babanze ubihuze. Email ya channel yanjye ni iyo ngiyo Mwese TV Show, n'ubundi ni ibisanzwe. Ndabakunda cyane kandi abantu barimo barakoresha internet y'ubuntu ndabashimiye cyane. Abantu murimo muragwa umunezero kuri cyo bita internet nabahaye rwose. Urahita ukanda hano handitse continue, ndabashimiye cyane kandi mukomeze. Ikintu mbanyeneye ni comment zanyu gusa, mwebwe mujye mubimbwira. Urabona ko okay, urabona ko video yanjye ibaye icyo bita published. Urabona ko igiyeho na hano hejuru bahise bambwira ko nuza yanjye nayihuje na published nyine. Okay, nyimara kubihuza ubucano yanjye noneho ifite icyo bita hashtag. Izi hashtag umuntu ujya muri nuza wese gusacinga ibintu bimeze nk'ibi ngibi, gusacinga wenda nkanga content marketing, ushaka gutubonamo izanjye. Okay, wenda nk'urugero nk'izi ngizi ziri mu mutuku ushaka kuzikuramo, ukazikuramo ugashyiramo iziri mu nuza muri kano kantu k'inuza k'umuhondo, nizo ziba zizakurikirwa cyane, zizashakwa cyane. Okay, reka nongere nsevinge. Okay, nimara gusevinga noneho video yanjye maze ibintu by'ingenzi byose nashakaho byarangiye, ariko reka mbereke ibindi bintu nanone ibyahangaha wenda. Okay, urabona yukanza hangaha akora akantu k'agakombe, uhitubona utuntu twinshi baba baragiye baguhereza. Wenda urabona nkahangaha ejo nujuje views 100, hano munsi nujuje subscribe 5500, hangaha nari nujuje 9500, ahangaha ni 90. Ushaka kumanuka kugeza igihe channel yawe yatangiye, nawe baba barabikubikiye tu. We nujya urahita ububona. Wenda reka nkwereke igihe nuzurizaga subscribe 1000, wenda reka mbibereke wenda ubone ko ibintu byose birashoboka koko, ibintu byose. Okay, aha reka mbikwereke subscribe 1000 zibonyera. Yego dore ngaha, ahangaha nari nujuje subscribe 1000, singaha sinujuje 5500 ngahe. Niyo mpamvu ahangaha nari nujuje 9000 by'aba views. Yego nicyo gihe, icyo gihe nibwo batangiye kumereza ino nuza felicitation nyine. Yego ahangaha nari nujuje subscribe 1000, hano no hejuru nari nujuje subscribe 5. Nibyo ikiza cyabyo. Rero abantu bajyaga bambaza ngo tuno tuntu tuva hehe, tuva kuri nuza nyine video IQ kuba. Okay, noneho ikindi kintu
ukigenderewe aka kanya, nta kindi kintu, ibindi wenda tuzabivugaho ubutaha kugira ngo video yacu idatinda, ariko cyari gikenewe cyari ico ngicyo. Aka kanya noneho ikindi kintu tugiye gukoraho ni iki, reka turebe hano kuri today n'ubundi ubona amakuru y'umunsi, ubonaho wenda niho ubitubona wenda video y'uwo munsi twano kuri today. Hano create ndaje wenda mbereke kano kantu gato kugira video itatinda yacu. Hano kuri ahanga yusubiye hano kuri optimize, hano kuri optimize uyu akanze ugakana nkanga hati ngo scale with boost, kuboostinga nyine uhakanda gutya, ushobora no kuzangaha ukaboostinga video yawe bakayisharinga ahantu hatandukanye cyane, nkuko kandi hano kwanditse continue urishyura. Wamara kwishyura hano baba babikubwiye ko urishyura byibura hano byari amadolari 16 ku kwezi, ariko bashyize ku madolari 8. Rero nawe ushaka kuzangaha bakaguboostingira channel yawe, video yawe bakayiboostinga bakayohereza ahantu hatandukanye ikarebwa cyane. Okay, ibindi bintu bikenewe cyane aka kanya. Okay, byari ibyo ngibyo, wenda iby'ingenzi byari ibyo ngibyo, kumenya gushyiraho ari hashtag, hakumenya uburyo washyiraho zino nuza zino reka wenda yaba iyo video usanze idafite kano kantu twa boosting, nibwo ubona ikintu bita thumbnail idafite kara kantu nyine. Okay, urugendo ndayibonye ino video iyi ngiyi ntabwo ifite karo kanditwa ngo boost nyine, reka nyikanda urebe. Okay, iyo ugeze ahangaha ugategereza gatoya, ahangaha ugategereza gato cyane, uhitubona ngo title yawe iri kuri kangahe ku ijana, bakakubwira ngo iri kuri 55% na 6%, bakakubwira ngo thumbnail yawe iri kuri kangahe, nayo thumbnail iri kuri 53%. Wakanano handitse ngo details ugahita wakanda bakakwereka za nuza nashyizemo zose. Yego, nicyo kiza rero. Wabona ko ahanga iyo bakubwiye ngo iri kuri 50, barakubwira ngo thumbnail yawe irabona ngo ibi byose irabyujuje nibi byose, ibitari gudu ni ibi ngibi, none bitakozwe neza ni ibi ngibi byose. ushobora kubibona kandi rwose bimeze neza cyane. Urabona nkahangaha barabigusobanura neza cyane. Urabona hano barakubwira ngo title yawe yujuje ibi nibi, ariko ushobora no bakakubwira ngo ushobora no gukora izi content gutya nuko nguko. Okay, ndagushimiye cyane rero warimo urareba ino video yanjye twisoje. Urakoze cyane, Imana ikomere umugisha cyane, ndabakunda cyane. Ciao ciao.